nongeye gusuza cyane ukomeza gukurikira Amateka TV. Bidutera inkunga cyane iyo uhisemo kureba ino video maze ukabana natwe kugeza irangiye. Nawe niba uri mushyashya uhawe ikaze rwose. Niwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ujye ubona inkuru zacu mu wa mbere kandi byihuse. Icyo mwizeza nuko kuri Amateka TV bando za internet ziba zidapfuye ubusa rwose. Reka dutangire. Muri twese ntawe udakunda kuba yarangiza imirimo iyo ariyo yose ari gukora, maze akaba yagira kandi kantu ari bwiteho kari bumusetse. Urugero shobora kuba ari nka video y'abantu basekeje cyangwa basetsa, comedy. Twese biradushimisha. Muri iyi minsi urwenya ruri kugenda rutera imbere ku rwego rwo hejuru, yaba urwenya ruri mu buryo bw'amajwi cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Byose icyo bihuriraho nuko binezeza abantu cyane ndetse bigatuma abantu bidagadura bagaseka. Icyakora nanone nubwo urwenya ruri kugenda rufata indi ntera mu Rwanda ndetse n'ibihugu duturanye, ariko ku rwego rw'isi urwenya si urwa vuba. Ndetse hari n'abantu benshi babaye ibyamamare guhera mu myaka ya kera ndetse na n'ubu tukaba tubazi kandi hashize igihe kinini bapfuye. Ni muri urwo rwego kuri uyu munsi Amateka TV tugiye kubabwira amateka arambuye y'ubuzima bw'umunyarwenya abenshi bafata nk'ari we wa mbere ku isi nzima, Charlie Chaplin. Hari nabo numvise bamwita Shariro. Ubusanzwe yitwa Sir Charles Spencer Chaplin. Yavukiye mu Bwongereza ku wa 16 Mata 1889. Yaje gupfa ku wa 25 Ukuboza 1977. Akaba yarapfuye afite imyaka 88. Uyu yari asanzwe ari umukinnyi w'amafilime, umwanditsi ndetse n'umuririmbyi. Ubwamamare bwe ariko bwaje gusakara cyane mu mafilime yakinwaga kuri icyo gihe ataragiraga amajwi, silent film, aho wasangaga filime igizwe n'ibikorwa ariko bitewe n'ubuhanga bwari burimo byabaga byoroshye gutahura icyo bishatse kuvuga, kabone nubwo nta majwi yabaga arimo. Charlie Chaplin rero yaje kuzamukira muri ubwo bwoko bw'amafilime, ariko we akaba yarakinaga ahanini zerekeranye n'urwenya cyangwa se comedy. Icyakora nubwo yakinye nyinshi, yamenyekanishije cyane niyo yise The Trump. Kugeza n'ubu afatwa nk'imwe mu nkingi za mwamba mu ruganda rwa sinema ndetse n'icyitegererezo ku bantu benshi cyane cyane abakina sinema zijyanye n'urwenya. Ari mu bantu bamaze igihe kinini muri sinema kuko bivuga ko yamaze imyaka igera kuri 75 yose mu gukina filime, kuko yarinze apfa akiri mu gukina. Uyu kandi bivuga ko yari mu bantu bagiye muri sinema bakiri bato cyane, kuko yinjiye muri sinema mu mwaka wa 1899. Akaba yari afite imyaka 10 gusa. Mu buzima bwe bwite Charlie Chaplin yavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza, umuryango ukennye cyane ufite ubushobozi bwo guhindura imboga gusa cyangwa se ikirisho. Yego, akaba yarabayeho mu buzima bubi. Ibi ahanini byatugaga kuba yararezwe na nyina gusa, kuko se yari yaramutaye kandi na nyina akaba ari umukene mu buryo bukomeye. Uyu mugabo rero yatangiye gukora imirimo ivunanye akiri muto cyane, kuko yari ataruzuza imyaka 9. Agize imyaka 14 gusa nyina yahise afatwa n'uburwayi bwo mu mutwe, ndetse bituma ahita ajyanwa kwitabwaho byihariye. Birumvikana ntago bongeye kubana. Charlie Chaplin rero yagize icyo umuntu yakwita nk'amahirwe, aho yatangiye kujya yigaragaza mu bitaramo byinshi kenshi by'indirimbo bitandukanye, ariko akaba yarakiri muto cyane. Uretse mu bitaramo byo kuririmba kandi yajyaga n'imbere ku rubyiniro agasetsa abantu mu buryo bukomeye, byatumye abantu benshi baza kumukunda akiri muto. Agize imyaka 19 gusa yaje gusinya amasezerano y'imikoranire na kampanyi yitwa Fred Carno. Yaje no kumujyana muri Amerika aho yakomeje umwuga we. Akigera muri Amerika yaje kurambagizwa na kompanyi ikorera iby'amafilime, ndetse mu mwaka wa 1914 yaje kugaragara bwa mbere muri filime iri mu mashusho. Bidatinze yaje gukora filime ye bwite twavuze yitwa The Trump. Ahanini yari yibanze ku buzima bwe bwite yabayemo
Iyi rero yaje gukundwa cyane ndetse ayikuraho abafana benshi cyane. Mu gihe gito cyane mu mwaka w'1918 yari amaze kumenyekana ku ruhando rw'isi. Mu mwaka w'1919 yaje gufatanya n'umwe muri bagenzi be maze ashinga kompanyi ye bwite yise United Artists. Iyi ikaba yaramufashije cyane kugira uburenganzira busesuye kuri filime ze yakinaga, ndetse kuva ubwo akaba ari nawe wazigurishaga. Mu mwaka w'1921 nibwo yaje gukina filime ye ndende yiswe The Kid. Akomeza ubwo mu mwaka w'1923 yakinnye iyitwa A Woman of Paris. Mu 1925 yakinnye iyitwa The Gold Rush. Mu 1928 nabwo yakinnye filime yakunzwe n'abantu benshi cyane ndetse ikaba yaritwaga The Circus. Nyuma yaho hahise haduka filime zikoranye amajwi. Noneho Charlie Chaplin yanze kugendana n'ibigezweho ntiyakina filime z'amajwi, ahubwo we yahisemo gukora indi iri mu buryo bwa gakondo idafite amajwi. Iyi yayise City Lights, ndetse no mu 1936 asohora indi yise Modern Times. Mu mwaka w'1940 yaje gutungura abantu benshi ndetse akina filime ishingiye kuri politike cyane yayise The Great Dictator. Ikaba hanini yaragaragazaga umunyagitugu wari uriho icyo gihe ariwe Adolf Hitler. Mu myaka yakurikiye 1940 yabaye imyaka ikomeye kuri Charlie, ndetse aza gutakaza abafana ku buryo bukomeye cyane. Ahanini byaturutse ku kuba abantu benshi baramushinjaga kwijandika mu bya politike, ndetse ku rundi ruhande akaba yarashinjwaga gushyingiranwa n'abana bakiri bato akabatunga nk'abagore. Hahise hatangizwa iperereza bikozwe ku rwego rwa FBI muri Amerika, ndetse iryo perereza riza gusiga rihatiye Charlie Chaplin gusohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwibutsa ko ahariho yari yarakuye ubwamamare. Akimara kuva muri Amerika yahise yerekeza mu Busuwisi, icyakora naho aza kuhakomerereza umwuga we. Charlie yari yihariye cyane kubera ko ubwe yiyandikiraga filime ze, akazikorera, akaziyoborera, akazinonosora, akazikinamo, ndetse akaba ari nawe wakoraga imiziki yose yaherekezaga izi filime ze. Kuri filime ze zirimo nka Gold Rush, Modern Times, City Lights na Great Dictator zashyizwe ku rutonde rwa filime z'ibihe byose mu mateka y'isi. Ese ubundi avuze iki mu mateka y'isi? Charlie Chaplin ni umuntu w'ikirenga mu mateka y'isi, ndetse mu bihugu bitandukanye bagenda bakora inzu z'amateka ndangamurage z'ibihangano bye. Nk'ubu muri 2016 mu gihugu cy'Ubusuwisi inzu ya nyuma yabayemo mbere y'uko apfa yahinduwe inzu ndangamurage yiswe Charlie Chaplin's World. Kugeza n'ubu mu gihugu cy'Ubwongereza hakunda gutegurwa amaserukiramuco atandukanye ndetse agaragaza ubuzima n'imibereho ya Charlie Chaplin. Mu mwaka w'1981 mu gihugu cy'Ubwongereza kandi hafunguwe ikibumbano cya Charlie Chaplin kimugaragaza muri filime ya The Trump. Si ibyo gusa kandi kuko mu Bwongereza nanone hari umuhanda bamwitiriwe wiswe Charlie Chaplin's Walk. Si ibyo byonyine kandi kuko hari ibikorwa byinshi mu bihugu bitandukanye byagiye bimwitirirwa Charlie Chaplin. Ndagushimiye cyane wowe wakomeje gukurikira Amateka TV. Nukuri bidutera inkunga kubona urebye no video ikarinda igera ku musozo. Niba utarakora subscribe wabikora nonaha kugira ngo ujye ukomeza uryoherwe na video tukugezaho. Ntucikwe n'indi video yeje mu kanya. Komeza ugire ibihe byiza.